twese amaraso ya Kristo data ari yarinda urugo rwa The Ben. Ibyo yifuza data wa twese kugera hazabigereho. Niyo mvugira ngo data wa twese ibyo mwishe The Ben yifuza kugeraho mwami. Nongeye kugushimira mwami wa twese uri mu ijuru, wowe udahema mwami kuduha mwami ubuzima bwiza, ugakomeza mwami ufasha abakuririmbiye, abaguhimbarije, abakoze muri kimwe cyawe data wa twese, abavuze ijambo ryawe data wa twese. Niyo mpamvu ngira ngo data wa twese wo mu ijuru mushimira ko data ubu hari benshi tugihumeka umwuka w'ubuzima ku bwacu data wa twese wo mu ijuru, ni ku bwawe, atari ku bwawe nawe twakabaye kuba tugihumeka umwuka w'ubuzima data wa twese. Data wa twese rero nje imbere yawe mwami ngira ngo mvuge ubutumwa data wa twese unyohereje kugira ngo nze kuvuga ahangaha. Mu butumwa bwiza mwami nje kuvuga ku mugabo bita The Ben data wa twese wo mu ijuru. Mwami wa twese unyohereje kugira ngo nze data wa twese nsengere umugabo bita The Ben. The Ben ni umugabo wavukiye mwami mu gihugu cy'Ubugande data wa twese, ni umunyarwanda ariko data wa twese ntago yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda ariko ni umunyarwanda data wa twese. Data wa twese uri mu ijuru rero ndagira ngo ngushimire kuba data ubu ngubu ukimurinze aho data aherereye hose, ndizera ko agihumeka umwuka w'ubuzima data wa twese wo mu ijuru. Data rero nk'uko mubizi abantu mwese mukunda gukurikirana The Ben amaze iminsi yarashatse umugore bita Pamela data wa twese. Rero ndagira ngo mwami data wa twese The Ben musabire urugo rwe ruzabe urugo rwiza data wa twese. Mwami Yesu ndagira ngo urugo rwe mwami Yesu we na Pamela data uzabe urugo rwiza data wa twese, bazubake urugo rwiza ruzagaragaremo mwami umugisha wawe data wa twese. Kandi ndakeka ko mwami urugo rwagaragayemo umugisha wawe data nta kiruhungabanya data. Ponirukanye imbaraga z'abadayimoni mwami Yesu, ponirukanye imbaraga z'abadayimoni data wa twese. Amaraso ya Kristo data ari yarinda urugo rwa The Ben data wa twese, ari yarinda umuryango wa The Ben data wa twese. The Ben mwami ni umwana w'umuhungu mwami, iryo zina ari kuvugana ni izina akunda gukoresha mu kazi kiwe data wa twese. Niyo mpamvu rero ngira ngo data umbe navuga amazina yiwe data wa twese, ubundi ngiye navuga uko bamwita Mugisha The Ben data wa twese. Mugisha The Ben ni umuhungu wawe data wa twese, ni umuhungu w'Imana, ni umuhungu w'abantu, ni umuhungu w'igihugu cy'u Rwanda data wa twese. Ndagira ngo rero mwami ni umuhungu mwami ugira umutima wa mwami data wa twese. The Ben ni umuhungu ukunda akazi ke data wa twese mwami. Rero ndagira ngo data wa twese ibyo byose mwami nabyo uzabimufashemo data wa twese, bizakomeze kugenda neza data. Rero ndagira ngo mwami nshimire The Ben ni umwana mwiza, ni umwana ukora ibintu byiza data wa twese mwami. Urabizi ko mwami kubera imbaraga zawe, kubera umugisha wawe, kubera kubaha Imana data wa twese, kubera mwami kubaha buri kimwe cyawe cye Yesu mwami, naho kubashye data ngakora ibibi, naho kubashye data ngakora ibibi data wa twese. Naho mvugira ngo mwami abantu bose mwami bari kumva rino sengesho data wa twese, abantu bari kumva rino sengesho data wa twese mwami bave mu nzira mbi data wa twese, bakurikiza inzira nziza, kuko inzira nziza mwami ihoramo amahoro, ihoramo ibyishimo, ihoramo data wa twese buri kimwe cyiza. Niyo mpamvu ugira ngo rero abantu bose data urukurikirana rino sengesho data wa twese bakurikiza inzira yawe data wa twese, bakurikiza inzira y'umwami, kuko mwami niwe waturemye. Iyo utaturema rero ntaho twakuba tukiriho, ntago twakuba turi mwami mu isi data wa twese. Waturemeye isi data wa twese, waturemeye isi kandi waturemeye isi ari nziza data wa twese. Ariko mwami kuko hariho mwami abantu data wa twese batakunda gukurikiza inzira yawe data. Rero niyo mpamvu ugira ngo data wa twese abantu bose badakunda gukurikiza inzira yawe data wa twese, ponirukanye imbaraga z'abademoni zikometse mwami kuri wowe, ndazirukanye data wa twese. Abantu bose bari mu Rwanda data wa twese, abantu bose bari mu mahanga data wa twese, bumvishe ino sengesho data wa twese bahinduke bakurikiza inzira yawe data wa twese wo mu ijuru mwami. Rero ndagira ngo mwami nkomeze gushimira ko kuko imigambi yawe data wa twese, kuko imbaraga zawe warafashije mwami umugabo bita Mugisha The Ben data wa twese mwaka wa 2024 awubamo neza, awugendamo neza data wa twese, anawusoza neza, akoze igitaramo muri BK Arena data wa twese, ari naho yafashirije abahanzi bamwe, harimo umuhanzi bita Yamano, umuhanzi data wa twese washimiye The Ben avuga ati The Ben we mugabo, The Ben we papa, The Ben we muntu wanjye. Rero data wa twese ndagira ngo The Ben mwami ukomeze umugisha
buno mwaka wa 2025 data, umuhe umugisha mwami buno mwaka wa 2025 data, umuhe mwami ibyo yifuza data wa twese kugera hazabigereho. Niyo mvugira ngo data wa twese ibyo Mugisha The Ben yifuza kugeraho mwami buno mwaka azabigereho. Data wa twese kubw'imigambi yawe, kubw'umwami kugira neza kwawe, ndizera ko azabigereho data wa twese. Kandi The Ben mwami ni umwana mwami umunyarwanda wubaha Imana, ni umwana data ukunda mwami igihugu cye, mwami ni umwana ukunda akazi ke data wa twese. N'ibikorwa akora data wa twese kuri social media mwami, n'ibikorwa byinshi akorera kuri social media bigaragaza ko afite umutima mwiza. The Ben mwami ni umwana w'u Rwanda, ni umwana wazamuye mwami umuziki w'u Rwanda mwami. Rero ndagira ngo uzakomeze umufashe azamura umuziki w'u Rwanda rugeze ku rugero mwami. U Rwanda narwo ruzaba ruvuga ati turi hejuru muri muzika yacu data wa twese ku isoko, data wa twese mwami iri hejuru data wa twese. Ibyo byose rero mwami bizafashwamo cyane n'abana b'u Rwanda data wa twese. Abana b'u Rwanda ndagira ngo data wa twese bose mwami ubahe imbaraga zo gufasha, nk'uko mwami Mugisha The Ben atanga urugero rwiza mwami wa twese. Uzakomeze mwami uzamure n'abandi bose mwami Yesu bazakomeze batange mwami urugero rwiza, nk'uko Mugisha The Ben atanga urugero rwiza data wa twese. Rero nta wundi rero ukwiye kubijya amata wowe Yesu mufashe data wa twese Mugisha The Ben. Rero data wa twese umurikwe yahitagwa. Niyo mpamvu ugira ngo Yesu ukomeze umuhe imbaraga n'izindi mbaraga. Nta wundi akeneye imbaraga atari umwami Yesu data wa twese. The Ben nta wundi akeneye imbaraga atari data wa twese wo mu ijuru waremye isi n'ijuru, waremye abantu Yesu. Nta wundi, nta zindi mbaraga zishobora kubaho data wa twese atari izawe data wa twese. Niyo mpamvu ngira ngo imbaraga zawe uzakomeze uzizamure data wa twese, uzishyire hejuru data wa twese. Natwe tuzazakira neza data wa twese. Ubutumwa bwiza unyohereje kugira ngo nze mvuge kwino social media data wa twese. Data wa twese ni ubutumwa bwiza. Ndagira ngo data wa twese ahantu bose bakurikiye mwami iri sengesho data wa twese bakore subscribe, kuko mwami iyi YouTube channel iye kujya mwami icyo ubutumwa bw'Imana, ivuga ubutumwa ry'Imana data wa twese. Ubu tugiye kujya mwami dusengera abahanzi, dusengera abastari, dusengera buri muntu wese data wa twese, dusengera buri muntu data wa twese. Rero niba ushaka umwami tugusengera data wa twese, kuko umwami amasengesho dusenga ni amasengesho tuba twoherejeho n'Imana, nta kindi kitwohereje n'Imana yo mu ijuru. Rero niba ushaka ko tugusengera byandike muri komenti uvuge mwami ikikubangamiye tugisenge tukirukane mu izina rya Yesu data wa twese. Tuze kora subscribe utajya mwami ucika mwami n'amasengesho aca hano data wa twese. Dushobora gusengera umuntu umwe kandi nawe data wa twese turi gusenga mwami ibyo wifuza data wa twese. Rero ndagira ngo mwami, rero niba mwami hari abantu bifuza ko dushobora kuba twabasengera data wa twese, bahe imbaraga data wa twese, bahe imbaraga data wa twese. Nifurije data wa twese umunyarwanda wese, umuntu wese mwami wumvishije ino sengesho, mwifurije data wa twese imbaraga zo mu ijuru arizo zimugendaho, amaraso ya Kristo ari yamugendaho. Nsabye nizeye ko mwami wa twese ibyo bintu mwami ubyumvishije, kandi data wa twese uyu munsi twari tuje gusengera Mugisha The Ben ku buryo hari byinshi twari kubivugaho. Iki cyari igice cya mbere data cy'isengesho ubutumwa bwiza, cy'isengesho ubutumwa bw'Imana, cy'isengesho ubutumwa twohereje kuvuga ari Imana idutumye. Rero ndagira ngo data wa twese mu minsi izaza tuzagenda tuvuga no ku bandi bagiye batandukanye. Rero tuzagenda dusengera n'abandi bagiye batandukanye. Rero mwami niyo mpamvu rero tugiye ngo natwe uduhe imbaraga data wa twese. Tugusabye imbaraga mwami zo kwereka mwami tuzasengera ku munsi ukurikiyeho data wa twese. Dugusabye imbaraga zo kugira ngo mwami uzatwereka umuntu natwe tuzasengera ku munsi ukurikiyeho data wa twese. Ariko ndi kubona mu maso yanjye biri kunyereka ko mu minsi ikurikiyeho tuzasengera umugabo ushima Imana bita Yago Pondati. Yago niwe tuzasengera guturuka Tabagwe. Yago muzaze mukurikire mwami isengesho ry'Imwami. Mwami nimba utarakora subscribe kuri YouTube channel, kwa subscribe kuri YouTube channel data wa twese.
uzahite ubona ikiganiro gikurikiyeho turi gusenyera data Yago aho yibereye mu Bugande atuje ashima Imana mu biganiro ari gukora. Data wa twese mwino minsi, data wa twese biri kubigaragaza ko data ari gushima Imana kandi nta kindi kiri kubitera. N'umwami Imana Yago Pondati. Imana ikomeze igufashe mu kazi kawe, mu byo urimo, mu byo ukora byose. Data wa twese ukomeze umurinde, umufashe mu izina rya Yesu. Dushimiye twizeye ko data wa twese ugikomeza data twese kuturinda mu izina rya Yesu. Amen.